birarangiye umunsi w'imperuka urageze. Hayiwe! Uyu ni wa munsi mwese mwari mwarategereje. Uyu ni umunsi w'imperuka aho mugiye gucibwa imanza z'ibyaha byanyu mwakoze. Uri gutsinda urubanza arajya mu ijuru, ariko uri butsindwe arabona ingororano ye mu muriro. Mufite iminota 30 yo kuba mwageze hano mu ijuru, mugakorerwa urubanza, ndetse uri bwinangire imitima akaguma mu isi araza kuhakurwa, ariko nawe ingororano ye araza kuba ari ukuba mu muriro w'ubuziraherezo. Ibyavuzwe imbere, ibyavuzwe mu mperuka za kera ubu ngubu birasohoye. Mube maso, kabaye mwese mube mubyumva, ibyavuzwe birasohoye. Yo ndapfuye noneho bana bose ubuse ngenda gera. Ayiwe, ibyavuzwe mube maso, urajyanda gikuzimu cyangwa gikuzimu ajyayo. Yo ndapfuye noneho ubuse ngenda jya hehe. Yesu we nyiri gitare umbe hafi. Ayiwe, ibyavuzwe birasohoye. A few moments later. Bikize kandi nawe Simba winesha umutwe ngiye cyaka kiranyishe muriramo icupa n'ibane bubariko erega ndikuvunika nawe tura hasi rega asigaye abandi baradusanze mu ijoro bagezeyo urukugira bageze se nyene akantu ndibu nawe turesha kanesha umutwe nawe ture ndikubona ahubwo reka nkwereke umva buretse wihata akantu ko ku ahubwo umva n'abandi bari kuza reka tubanze tugire hano mbwa gake dushinga kabari n'umundi turakomeza tuyabavana mu nayibonye nanjye cyaka nyihanganire. Nimwe zabatangiye ko zitabaye ngaba nakubwiye ngo ushaka nakobero rakaya umukozi uranwaza tugende ibyo byihare turi ahubwo si wese kuri gusunika gake naho ubundi tugomba gushinga kabari ku marembo y'ijoro. Wowe byihorere wowe umva wowe abantu bagiye kuza bose subirira makumaki ku marembo y'ijoro ahubwo we cyo nkubwira ndagasubiraho inzoga ndanaziriwe nkeya umva ziradusizemo ngabanye kabisa. Business mu mijuru raza gukomeza. Nzamani w'insakuri ntabwo watsinda wenyine reka. No tekereza neza tugeze nko mu bwijuru tugasanga abantu bishingiye business twe tugiye duhera tujyanye utuntu tubiri gusa bakongera bakagufunga. Oya ndabizi na ahubwo leta nkongo bakasubira kuzana izindi nta kimenyane kitabarega nta kimenyane kitaba sekoro mwana urugutinda ariko akiyuse tudasanga hari abandi bacuruzi bahageze ariko wamuganisha ninza ngewe nitugera mu ijuru tuzashinga kabari ari mu ijuru ntago ariko ku marembo buriya abantu bose gutera uyu musozi ikibazo cyo nuko bari bumwe ahubwo izi ndoga tuzagenda twitwaje amacupa ndetse n'ibirahure tugera mu ijuru ku marembo y'ijuru sekoro nawe urukufata. murakaza neza mu rubanza. Ubu ni wo mwanya wo guhabwa ingororano y'abakoreye ijuru. Abakoreye ubwami bw'ijuru baranyura muri iyi nzira. Iyi nzira rero niyo ibageza mu ijuru mukajya kubaho muri paradizo. Abanjye bakoreye ngewe
murabizi ko ndi rutwitse muraza mu cyano tujye kuhatwika turi kugenda na Yesu cyangwa Imana abankoreye bariyizi batambuka bakaza tukajya mu ijuru aho batazongera kubabara bazabaho bishimye ratarababeshya urubanza ntabwo rukomeye cyane muze tujye kuhatwika rata ni mujyayo abarahemukira cyane wowe wabaye ikivumwe wowe uje mu ijuru ese hari imirimo waba warakoze mu isi yatuma ujya mu bwami bw'ijuru nabikoze mana wowe wari padiri ariko wagushije mansera mumbabaye wabanza ukareba se basi ibyo wakoze mu isi Padi Kristo yeza koze iteka ryose mezitesi ndasaba ese padi cya kibazo cya wa mugore na wa mugabo baragikemuye nagikemuye naho ibibazo by'isi ntazo wabikemura byose uzabivemo abasamanye abagiye kwiba ni ibibazo byinshi cyane by'isi byose wabikemura uzabivemo nta cya kintu nagikemuye nta kibazo ese padi ko muri iyi minsi nsigaye mbona ibibazo by'ubusambanyi byinshi by'abantu bari kwihana twakora iki ngo icyo kibazo gicike iki kibazo nyine birasaba gusenga cyane banza ka kantu banza karyoha reba ibintu ko babikunda cyane kubikora ni ukubera sinzi padi sinzi pe nyine birasaba gusenga ka kabuto banza bagakunda cyane ka kabuto sinzi ariko padi hari ikibazo maze iminsi nkubonaho ufite umugore mu ijuru ufite n'abana benshi mwarorotse muri umuryango ushimishije nanjye agiye nkunda kukubona nanjye mu ijuru uri kumwe n'umugabo n'abana ariko wahetse natwe aka kabuto batubishije natwe tukabikora tukumva ukuntu bimera kandi birashoboka cyane natwe tukabikora tukumva ukuntu bimera noneho wenda tutazajya mu ijuru ugasanga wenda hari akantu keza batujije tutakoze padi nuzi ko icyo cyaha natwe twaba tugiye mu bagikoze twihana se n'ibibaho tuzahita twihana oya padi ntabwo natwe twaba tugiye mu bagikoze ihangane tugende hanze aguka tugende hariya mu nzu tugende tubikore tuhita twihana nta bindi padi ngiye mfite ubwoba tugende nahita nkwihanisha tugende urabona ko imirimo wakoze itakwemerera kujya mu bwami bw'ijuru sanga umwami wakoreye akaza neza wisanga ngwino tujye gutwika mu isi y'uburyohe abandi hari imirimo myiza waba warakoze mu isi yatuma winjira mu bwami bw'ijuru warayikoze ariko padiri yaragushutse mukora icyaha cy'ubusambanyi urumva wajya mu bwami bw'ijuru none se papa icyaha kimwe nakoze cyatuma najya mu bwami bw'ijoro urakoze cyane kuba warihanye noneho ubu ngubu urabohowe wemerewe kujya mu bwami bw'ijoro uramujyanye oya wari kuza hano hari imirimo waba warakoze mu isi yatuma winjira mu bwami bw'ijoro mana yisubije umuntu azabigenza ngibi ntabwo bishoboka ntabwo nzongera kwemera guteka ziriya nyama abihakanye mufasa ko numva bidodoma nabi assalamu alaikum alaikum salam atura barakatu iriwe neza niwe neza madaye no kuri nahashe zanya kaboga urabutazanye za nyama zawe ujuzana za kabenzi none hari ikibazo se mada yerega abasiramu twemera kujya kabenzi kizira n'ingurube gusa yonyene ariko manze nkubaza urabizi neza ko idini ryacu ritemera kabenzi ibyo ngibyo ngo ni ibi kabenzi ngo ni ibigurube n'ubundi ni ingurube ahubwo nuko mubihimbira ngo ni akabenzi none se mada erega imana ntabwo iri kumbona ntabwo iri kukubona oya ntabwo iri kumbona ejo ndasura mu musigiti nta kibazo humura kankubaza yego buri gihe cyose ni wowe uzana kabenzi ni wowe uzana kabenzi ukazana izi nyama z'ingurube ukazizana ngo tuziteke kandi twe turi abasiramu oya je nta nyama z'ingurube nzana ubwo vuga buhoro buhoro n'ababanyi ntibabyumve ntiheza nzana ingurube nzana kabenzi no muri Qur'ani haranditse mada urumva haranditse no muri Qur'ani kubw'inda zacu zatunaniye tuzareka ingurube ariko tujya kabenzi kandi uzajya ibiro 2 tuzajya ibiro 3 yego mada
nyimba udashaka ugateka wabisomye nabisomye ibyo ntabwo bibaho urimo uravuga ahubwo banze wibwirire ntabwo nzongera guteka ibi ngibi ngo nango ni ingurube wiri guzana ahanga ako nakaboga madamu yo reba uriza mupfaso gira ningoga ahubwo ndikumva ntabwo mbishaka kwa bateri febe ariko se madamu konzi wuri guyanje oya shayinjira mu nzu uraba kubigenza oya yumviriza akiri ibyawe umaze kubyimba maze kubyimba unzanira ibintu bitemewe mu idini ryacu ngo njye mbiteke gute se imana ntabwo ishobora kuba reka ndakubaze mada ni wowe ndongoye cyane njye nakurongoye ibyo ngibyo birumvikana ngomba no kukubaha kubera ko uri umugabo w'urugo ariko njye ntabwo ushobora kukubaha uyu munsi ndatandukira kubera utanyubaha urugo rwawe rusigarane madagira vuba warazinekesheje ubwa mbere igisibo cyawe kiradufashe nemera icyo cyaha nakoze kuba nazitetse uranyumva neza uzanye inzoga munsi y'igitanda urazihishe wazishyize ku karubanda abantu bakamenya kunywa inzoga ukamenya ko urya izo ngurube ukazongera ukihana ukabireka ukagaruka mu idini rya kisilamu ukareka gukomeza kudusebya ariko madari kandi ndakubaza izo ngurube si imana yaziremye ako wambwira ko noreka ikintu bita akabenzi n'ukuntu karyoshye n'icanga cyako y'akanovera ifise umva mubwire urugo rwawe norugusigira umva niba udashaka kureka ibi binyamuhoro uzana noneho reka idini birangire icyo si ikintu cyumvikana ndarira ko hari umushyira hatajya akabenzi igitemewe n'ingurube ibyo biba bibonye none abaziteka bose barakubwira n'akabenzi bitandukanira he byose ntabwo ari itungo rimwe oya ntabwo ari nose n'ibyaremwe n'imana ariko ikibazo ufite ni ikihe icyo mfite nuko udashaka kuntekera akaboga niba udashaka kureka ibi binyama uhora uzana akira byitetse ujya uzajya uhora unkoresha icyaha noneho ni ukubigenjeje mbega abadamu sawa reka njya kwa veterineri njye kuyokesha ndaza nk'uturaho umube washonje nushake nawe noneho gumaho urankanga jewe uzi uko najye jewe urabizi numva ndagiye reka nza kuzokesha noneho genda n'urunyama kandi umva sinzi ndagusanga ngaho uri kubyumva wamaze wawihenda we gusa wowe wari umuyisilamu uza gushuka umugore wawe umugaburira akabenzi kandi niyo yari akemerewe urumva wajya mu bwami bw'ijuru tata twese naje nese siko nabikora mu izina ryawe ntabwo wigize unkorera yesi ikosa rimwe ryo tumutangira igongo nari narihanye ukoze ibyaha byinshi mu isi urumva ko utemerewe kujya mu ijuru emeruze tujye gutwika sho tujye gutwika maniko ego sha wowe warabikoze furigeze urumva imirimo wakoze mu isi yakwemera kujya mu bwami bw'ijuru ego ntabwo wayikoze neza wareba imirimo wakoze hariya mu isi ukuntu yari imeze
shima Imana. Jewe Imana ngiye kubabwira ni Imana yangize uwo ndi we uyu munsi. Haleluya. Ndi umubyeyi ufite umutware n'abana benshi cyane. Abanjye nabo ndera. Haleluya. Tukaba tubasha kurera n'abandi. Haleluya. Umutware Imana yampaye mwiza cyane nkunda. Ndamukunda cyane papa. Kandi nizera ko namwe bakibimana mukunda cyane. Yesu nashimwe. Imana rero ngiye kubabwira ni Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Nakoze neza cyane. wagerageje kwitwararika ariko n'ibyasigaye uzabikosorera mu ijoro. Uri kuza hano nubwo bakujyanye uribeshye utaye inzira yawe. urabona imirimo wakoze yakwemera kujya mu bwami bw'ijoro. Narayikoze ni kuri wa mwana we. ariko wahoze uri umunyabyaha. Narasambanye, naribye, nacinye umugabo inyuma ariko narihannye. nibyo warakoze kwihana. Nukuri Imana ni narihannye. inyampuhwe kandi ni nyiribambe. Tambuka winjire mu bwami bw'ijoro. Wibeshye inzira wari guca hano. Ariko agakobwa we wari guca hano. Tukareke kagenda. urabona imirimo wakoze mu isi kwemera kujya mu bwami bw'ijoro. Yego biranyemerera. wari umusinzi, wari n'umusambanyi. Ibyo byose narabiretse nkimara kuba umuyisilamu. Nagendeye mu nzira nziza ko nakoze kose. ariko ntabwo wigize wihana. Wino. sanga umwami wakoreye. urakaza neza mu rubanza. mwami naje kurya za mbuto mwaduteganyirije muri buno bwami bwacu. genda, sinigize nkumenya imirimo wakoze ntabwo ikwemera kuza mu bwami bw'ijoro. mwami nakoze imirimo myinshi cyane itandukanye muri iyi si. nubatse ibitaro, mfasha abatishoboye, nasengeye benshi bareka ibyaha. bamwe muri buno bwami ndakeka impanda batangiye kuzivuza. narinje muri buno bwami nanjye ngo nsanga umugore wanjye twaruhanye muri iyi si. wari pasiteri ariko wayobeje abantu benshi. kano kanya urambagaye gukora uwiteka bigishoboka. ukoze w'Imana ndagira ngo ubwire ngo umuririmbyi bagiye kuvuga aravuga ngo ngabera tuzaguruka twigiriye mu ijuru twisangire Yesu wacu wadukunze ngo mu gihe wumva yuko Uwiteka Imana ngabera bazaguruka bakabasanga mu ijuru. ese wowe utekereza yuko udafite uburyo uzagendamo? muri kano kanya ndagira ngo ubwire yuko umva undi muririmbyi aravuga ngo tuzagenda n'iki, ngo tuzagendera ku magare. utabasha kwigurira. urumva iryo gare ni Bibiliya bavuga. urumva umukozi w'Imana shaka Uwiteka bigishoboka ku musego wawe ukenyereraho iyi Bibiliya kuko nta gabano k'iminsi. kuko mu minsi abantu barebye kuva itangiro rya ba sogokuru kugeza ku ba sogokuruza. urumva nta muntu muri buriya bwami wari ufite imodoka. umuntu wese yari afite ingamiya, amafarashi. hari igihe rero uzajya ugasinzira. njyewe wakoreye Uwiteka iri gare ryanjye nyereyeho mu gitondo cya karabere. ndagira ngo ubwire ushobora kuba uri umusambanyi, ushobora kuba uri umusinzi wicaye hano, ushobora kuba uri umutinganyi, ariko ntabwo Uwiteka atagukura ngakuharira ibyaha byawe. umuntu wese wicaye muri materaniro ahaguruka akora Uwiteka. ndagira ngo buri muntu wese ushakashake hano hanze
umwami wawe ikirezi wawe ndumva umutima urimo kunigisa aho wiwi akora pasita arakora yo haleluya agirane amina nagufasha nibyo hari ikibazo nabaye nacyo hari tubwire umutima wanigisa aho ngaho aho ni wowe ndashaka ndangije telefone nabonye irimo kunigisa irimo kunkuru irimo kunkuru iyo telefone yizane nanjye amaboko nanjye ashora yizane ibiteka imana kubita ibiganza byawe abikubita ntibizongere kwiba dore ngiyi izo byawe nkuye ari nziza niyo kabiri kuvemo imana kugenderere haleluya buri wese numva nicyo telefone y'umukozi w'imana nayiguhe amena 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 karame mukozi w'imana weya muri kano kayavuye mu materaniro Sifata ubundi ni ugusenga nicyo kintu cyonyine mukora umva wahora n'iki nanjye rero umva ikintu kintu ubu ngize imana ndakubona ubu rero mfite ikibazo kuri ofisi yanjye naguhaze nagushakaga pasiteri ngize imana nkuriye mu nzira ngo ndaze muri ofisi n'ikibazo mfite niwo murimo twahamagariwe n'ubundi muri iyi si ikibazo mfite si ureke gukomeza ibyo ngibyo ndakumva ndagira nsengere ungire inama nta kibazo imana itababarira ubu rero mubona narashatse oya gushaka warashatse uko n'ubundi waremeye windamurira ibyo bitabo byawe ubu ikibazo mfite umugabo hariya mubona ari umugabo n'ubundi ndabona mu byahishuwe pasiteri ibyo byihorera umva ikibazo mfite ubu rero mfite umugabo ariko nkugira ngo mfite umugabo wararongowe ceceka nkubwire oya wibigira ibanga n'uri twarabibonye byarabaye turi mu muhanda ntabwo ukeye kuko umugabo wanjye ntacyo amara n'inyombara na musaza wanjye reka se pasiteri ubu koko ibyo se birashoboka gira kwizera mu mutima wawe shaka kuzi wanjye noneho mu cyumba reka mu cyumba iwawe izo mana muvuga niba zibaho kansenyera nanjye icyo cyumba kiba giterana buri wa kangahe oya mu cyumba mu rugo mu cyumba iwawe yego ndakurambura ibiganza ahubwo pasiteri tugende nanjye ndebe ko naba umugore ndakurambura ibiganza ndakugira umugore ndatambuka kandi bakavuga ko ndi mwiza ubu ngubu uriya mugore oya n'ubundi uri mwiza ariko se n'ubundi kubera iki imana yavuze ngo umugabo atungwa n'umugore umwe ubundi bishoboka gute we ntabwo byakunda n'ubundi ubundi muri imbuto zanyu imbuto zacu we urababarirwa ntacyaki tubabarirwa imana idakura icyago ndakubabarira gere tubabarirane we tubabarirane ni ukuri byari bikwiye ibintu byari bikwiye kuko n'ubundi ni mwe imbuto zacu imana yaduhaye iki cyaha n'ubundi njye ntakikubabariye ntakikubabariye n'ubundi ntawe uzakifasha usibye data umugabo wanjye rero atabyemera byarangiye muri kano kanya ugiye kubona urubyaro mugiye kubyara mwororoke pfa gusa kubona kurambuyeho ibiganza wowe komeza ugume mu murongo kandi umunsi ku munsi ujye untumira nze nkusengere nkweze nkurambure ibiganza sawa sawa witeka imana bane nawe ijuru bahora bavuga ijuru ni iri ngiri pasita umeze bite ni sawa mukozi w'imana umeze neza imeza bose wababwira ijana hose no mu bitoki bose wageze oya ko n'ubundi niwo murimo imana yaduhamagariye ngo tubwirize abanze kwihana ibyaha ariko nsa nk'ukwibuka mu rusengero iwanjye yego mana yanjye none se uko babiri uzenguruka hirya na hino ugenda nta kuntu umuntu aba atagize ariko muri kandi agira nkubwire ngo imirimo nakoreye imana uturuka nkiri urusoro kugeza aya magingo ngeze aho numva nanjye imirimo nakoze irampagije ni ukuri pe ibaza neza ubusano babiri uzenguruka n'ivumbi ndakubwiye ngo imirimo nakoreye uwiteka iki gitabo ubundi amaze gusoma ibitabo 5 tuba turetse pasita ni ukuri
ahubwo mva akantu gato ubundi njye nondaga kugura agacupa buriya kuba wiri kuzenguruka n'ijoro ukamanura akavombe none muri yo birahanditse ngo turya ku mbuto data wacu yaduhaye muri zo zatugirira umumaro biranditse dore umurongo nguyu mu byayo yego data mana yanjye handitse ngo ntabwo wahinga urutoki rwawe ngo ubure kunywa ibiruvuyemo yego di kandi ngo nta n'icyaha imana itababarira akora hano shatse mujye mabura abantu b'abagabo unyemera agacupa muri kano kandi nanjye maze kubona yuko imirimo nakoze n'ubundi aho ngeze nkeneye kuyisarura n'ubundi iyi ngiyi iranyemera kwinjira mu bwami bw'imana ibaye inabarura narayirangije n'ubundi mu ijoro ninjye pasiteri mukuru uriyo Pastor Sentama ni wowe uriya wenyine ari akabato naparitse imbere hariya ndagira ngo unjyane nkumanukane tugende icyo umugabo yemeye ntabwo umugabo yivuga ntabwo nivuguza agacupa njyewe yenda kagura neza nkakaza ndagira ngo mfashe ndanyotsa ntabwo yanyotsa we ntabikotsa warihannye hari ibintu bimeze nkaho ntabwo yanyotsa warababariwe ndiyizi uriyizi iyi ndiyizi ngiye kuri iyo mpamvu manukane cyane abari myinshi ariko bakunda n'akavumbi sereveri yes boss ngwino akarawundi wese akarawundi turaje meme yanzanira uzana agakonje nagakonje nanjye rwose kabaye utunoresi buriya bari sawa ndabona akavumbi cyane buriya akantu buriya ngenda kamanajinga bikemera igihe umuntu aba yarakoreye imana ni kirekire cyane karakonje buriya njyewe namuza muri ibintu biriho na barafu ntugire ikibazo kameze neza pe kameze neza n'uyu ngese nkora tutu tuse akakubururu niko kamfasha karanarurura mu nda kana kantu buriya aka gasa nk'insina z'iwanjye muryoherwe yego ntabwo kuryoha kamere neza ariko bavuga n'umuserebere nawe kaba gatsitse nk'amazi y'urubogobogo nk'amazi ubundi n'igihe nk'amazi y'urubogobogo kamanura buriya yewe kamanuka nabyumvishe karamanutse neza numva kageze mu nda karicaye nawe ukunze kumva kwicara neza karukanze buno rugamba natwe twaje seriveri we imana yatubwira ngo dukundane kuki bano bene data bo batakaza bose bicara hamwe mujye muza nawe dusangire mu mwese bana b'imana mwese muze dusangire turaje arababwira ngo muze dusangire uraho ubundi nari narabivuze sinzi akantu kahoze kari kunjye mu mutima kava saa kumi kagutigisa neza kubona shango kunywa ka misi nawe uzongera abana abantu karawundi mujye mujya vuba ariko seriveri bagira ngo bose icyaka sohoka abantu bajya mu ijoro badapfuye kano kantu nateye saratanga oya baba twanye karakonje gafite agasa n'insina z'iwanjye hano bwa buriya bakora utuntu turi onoromari ako batite nawe uramuzi se ndamuzi agasiga naye naramubona bagira gutya yewe ubuzima bwacu nukamira uguse yesu seriveri mugira we bana b'imana umuntu yirwana uwiteka imana avuga ngo tujye dukundana dukundane cyane dukundana mumeze mutese ni furagisi kuva mbonye akantu k'agafuru ubundi najyaga mu bikuba ngo utiye hose nawe ntatakiri bawe oya niko bimeze niba umuntu umweretse impuhwe urumva nawe ajya kwereka imbabazi ngo yirirwaga mu ngutiya turi ingutiya mubabarirane bareka mu turi ingutiya
akaba gabanyije amagambo kutereje kuhuha abageze imana baraguri uraza batera tuvuye akandi urabanye kunene reka tubanze muranyumva mwese dufite igiterane muri iyi minsi dufite igiterane kirimo abakozi b'Imana harimo mama pasiteri nagira ngo mwese mbararike ku cyumweru umunsi wa mutagatifu aho ngaho ndahari yarema n'ijambo ry'Uwiteka iryo jambo se bararike ariko hazaba harimo na byeri muri kano kanya mushobora kuba muri gusangira nanjye w'umukozi w'Imana ariko ntabwo kano kanya Imana yabahaye kumwe na pasiteri muzakira ijambo ry'Imana Yesu nk'umwami nk'umukiza Imana iratubwira ngo kubw'inda yatunaniye tunyweho rimwe gusa naga akantu kabwaguru kaza mirimo gakorera Uwiteka reka nawe kandi akamutuma nagira mu bwami bw'Imana akira rate waranabe kubundi wagiye unywa buri gihe ko ntakibazo ubundi ugiye kubwiriza buriya wanyweye ubundi mama tsinda kano kana uri kujya mukunda kuzama rikinga karamanuka neza karatsitse karatsitse ayiwe nawe najya atuma abantu bavuga njye burankunda buriya akaburiya niko kavuka be ariko mana yanjye reka mbabwize ukuri nibwo nabona umuntu w'umupasiteri anywa inzoga rero ntabwo nzindizi karage nirye ujya he se wowe se ujya he agira ngo mujye sijya nsiga n'inzoga sinayireka n'amacupa ndagukurikiye acyakire we niwacu bakeye ntibyanyumve acyakire atari netwa gikoma nawe ubundi kana rero nakana karesha n'intusi uri murake aho ukiri murake aretse ni karisa tukinwere we beg me bese ni karisa yatsinze dore nka kariya kuno ukamanajinga yo chapo ariko Kigali yaremye aha uko se bigenze n'inzoga zisinda kakanya abadengwe agacupara ndabona abasinzira banasinda banamwe bitwara iki cyasinzira ariko Kigali yaremye sibindi basiri nawe ni iki iri kote ryanjye naryo rimaze gusasa cyanasinziriye bose barasinzira badasinzira rimwe ibikire nabyo niba ko byarahaza amafaranga bigenda amatura yarabaye menshi sinda ikote nk'iyi ngeze nshobora gusinda nakemera nkabitwara no mu bintu ariko sinda dufite ikote byarasinze byose kote urugo kimwe naho nzaba ndikiza na koruvati nayo ngikeneye kuba ntabwo nzirirwa nirushye ukiryamye hano ubundi se cyo kintu nagishutse ngo njye kukigurira ujya kukugurira iki wowe ngewe uzi ko nakugurira kudafungwa kino gikuza ariko abashyizemo nimba ko kibyibushye cyane kiba cyashyizemo ibifungo byinshi birenga 1000 kizi ngo kiri iwacu numva ko ari na kinini kwambura kiragoranye tiranafuru birasaba gushaka homo ajya gushyira mu bihombo ndibagenda kugenda ngendana na furu dati y'umweru muri korali abakorali benshi barazikunda
Yuuu, inkweto z'umukara ndazikeneye mwana. Ndazigurisha nzamba ariko nzambaye cyamenye kamenya ko njya zitwa gasatsi ziravamo. Yaza ko yambaye n'udusogisi nako mbe mujyanye n'indikeneye. Ndabona cyambaye izi nkweto gusa. Yesu we. Izi nkweto se agiye kuzigura ngaho najya kubaza umushinga. Inkweto zirimo imashini zino ziriho na kamera. Buse umukandasi nawe umutware kuko nagombye kugutwarana kuko nawe ugura menshi. Ntabwo nashaka gufungura da ndafata bana seriveri bagize hano harimo angahe musigire ikote sura tamenya ko njye kandi tamenya ko njyewe agacupa. Menya ko bagize ngende ahubwo reka njye kureba abayoboke banjye ndakeka bantegereje njye kubwiriza. Ntabwo winjira mu bwami bw'ijuru, genda aho wakoreye kuko njye ntabwo nkwakiriye. Ngwino tujye kurya. Namubona n'intebe iri ku marembo kweri koko hari amwandaganyirije koko. Ngwino ntukave ku iziba. Jya gukosora amakosa wakoze. Mwami haraho ntabwo najya harasa umwijima cyane ni ukuri pe. Uzwi nari heza kurusha hariya hari asasa umweru urahitugwayo uzanuragwa. Hariyo ibigeni. Igose. Niba n'amakuru ufite ngo twigire. Kuba nahasa nabi. Aha niho heza iyo ugeze muri tubona umucyo. Niyo nziza. Igendere. Wowe waranabyuriraga? Ni furegisi. Urabona imirimo wakoze mu isi kwemera kujya mu bwami bw'ijuru. Yegera binyemerera rwose. Niyihe woba warakoze? Nagize neza, nafashije abakene, mfasha abana batiga, hahandi nanze no kurya ibyo umugabo wanjye nzaniye kubera ko nari nzi ko bitemeranyijwe n'amategeko. Hari ibyo wagiye ugerageza. Tambuka winjire mu bwami bw'ijuru. Barakubeshya wari kuza hano ngwino. Kandi uri igikaritasi. N'ibisatsi bibi. Agomba gushya. Urabona imirimo wakoze hano mu isi yakwemera kuza mu bwami bw'ijuru? Irabinyemerera. Niyihe waba warakoze? Ngiye rwose buri gihe njya gusenga pe nta munsi njya nsiba nagiye mu rusengero nagiye gusenga. Warasengaga ariko ni wari ufite umutima usukuye kuko wahora gutuka Imana yuko yakugize mugufiya. Utekereza yuko yakuremye itabizi? Abarebare hari icyo baba barayihaye kuki utigize uyishimira? Ntabwo wigize wakira ukuri. nawe najya atuma abantu bavuga. Njyewe burangunda akaburiya niko kavuga be. Ariko mwana yanjye reka mbabwize ukuri nibwo nabona umuntu ukazitera nk'inzoga. Rero ntabwo nindi sinjya ntakaraka mbabwiye nijye ujya he se wowe se ujya he? agira ngo yasinjya nsiga n'inzoga sinayireka n'amacupa. ndagukurikiye Acyakira we nimwacu bake n'ibyanyu mugende. Acyakira atari netwaje koga nawe. Wabonaga bagenzi bawe bagusumba ukabagirira ishyari. Sanga umwami wakoreye. Ngwino. Hari abana mu ngana ratangwe no tujye gutwara. Urabona imirimo wakoze hano mu isi yakomera kujya mu bwami bw'ijuru. Cyane rwose nari umuririmbyi muri korali. Wari umuririmbyi muri korali ariko ntabwo watanze ubutumwa bwiza muri bagenzi bawe. Nabutangaga hose narahageze. Hose warahageze. Sanga abana bagenzi bawe mu ijoro mube mukina. Ngwino turareshya uribeshye wacyana. Urakaza neza mu rubanza. Urabona imirimo wakoze mu isi ishobora kukwemerera kujya mu bwami bw'ijoro. Byanyemerera. Wakoze ibyaha byinshi mu isi. Warabeshye, wabeshyeye abandi, waranifuje. Ibyo byaha urumva ntibyakwemerera kujya mu bwami bw'ijoro.
Urabeshya ariko ndihana mwami. Ntabwo wigize wihana ngo ibyo wihannye bikomeze ahubwo wasubiye mu byaha. Protocol imfasha n'imfubyi mu rusengero mwami kandi nabikoze neza. Ntabwo nigize nkumenya ariko niba wumva wabikosora wajya mu bwami bw'ijuru. Uribeshye ngwino uribeshye. Genda. Urakaza neza mu rubanza. Urabona imirimo wakoze mu isi ishobora kukwemerera kujya mu bwami bw'ijuru? Yego iranyemerera. Ntabwo yabukwemerera gute? Reba imyambaro wambaye. Urabona wajya mu bwami bw'ijuru gute? Nakoze nabi ariko narihannye. Wayobeje abantu benshi cyane mu isi ubakangisha ko uri umukobwa uteye neza. Sanga umwami wakoreye. Wina. Kinateye neza sha. Urabona imirimo wakoze hano mu isi ikwemerera kujya mu bwami bw'ijuru? Yego. Wakoze iki? Nafashaga abantu. Ariko wari ufite ishyari. Oya. Ibyo wafashishije abantu hari ibyo wibye ntabwo wabikuye mu maboko yawe. Rero urumva ko utigeze udukorera. Sanga umwami wakoreye. Welcome. Kiranabyibushye fa. Urabona imirimo wakoze hano mu isi yakwemerera kujya mu bwami bw'ijuru? Mwami narakoze nararirimbye narasenze nta kintu ntakoze mu nzu y'Imana. Ariko ntabwo wigeze utanga ubutumwa bwiza ku bantu bose. Urumva wakwemererwa kujya mu bwami bw'ijuru? Mwami ko navuze mu izina ryawe mwami. Tambuka ujye mu bwami bw'ijuru. Uribeshye mama, uribeshye guca hano. Arakuyobeshe. Uri igikaritazi. Urabona imirimo wakoze hano mu isi yakwemerera kuza mu bwami bw'ijuru? Narayikoze cyane. Urumva ko utakwemererwa kuza mu bwami bw'ijuru kuko wari umunyabyaha. Waribye mu rusengero, wanyweye inzoga, wanyweye itabi, urumva ko wari umusambanyi mu isi. Nta kintu cyiza waba warakoze cyakwerekeza mu bwami bw'ijuru. Naragiraga. Ntacyo wakora? Naragiraga. Wakoze iki? Ngo akantu we ruswa. Nta ruswa ikora mu ijuru. Ijuru hakora ibikorwa byiza wakoze. Ngo filime zo ureberamo? Oya. Managing hanze. Genda mu bwami. Mfite amafaranga. Sanga umwami wakoreye. Telefone uzajya amagara abamarayika bagenzi bawe. Oya. Ntabwo dukeneye ibintu bya bakaza neza mu rubanza. Buretse. Urabona imirimo wakoze hano mu isi yakwemerera kuza mu bwami bw'ijuru? Mana njye nakoze imirimo myinshi mu isi. Nagaburiye abantu mbaha icyo kunywa na cyakabigeze bagira. None Mana dore narinzanye n'ibintu ngo ngiye ngufasha gucuruza. Duhereza abantu baje urabona baje bafite icyaka nyine tujye tubahereza. Mu isi wayobeje abantu benshi. Wabahaga ibyo kunywa bisembuye. Hari abakoze ibyaha bitandukanye kubera ibyo wabahaye. Urumva wakwinjira mu bwami bw'ijuru? Mana nukuri mbabarira pe naje nikoreye bino bintu ndushye cyane ungire ni byose waruhiye mu isi winjire mu bwami bw'ijuru. Nimba isigura mbabarira. Bisige winjire mu bwami bw'ijuru. Ndemera mbisige byose. Tambuka winjire mu bwami. Uribeshye. Urakoze oya ntago naca ahantu hasi umukara nyine. Oya. Kaza neza mu rubanza. Urabona imirimo wakoze hano mu isi yakwemerera kuza mu bwami. Ariko uramburira umugore ngo arafata imari yanjye akayitereka ahangaha uriya muvuna mwete. Yego. Urabona imirimo wakoze hano mu isi yakwemerera kuza mu bwami bw'ijuru? Mu isi rorana nabahaga ko kunywa nta muntu ugeze yitwa n'inyota icyo kurya cyose narabahaye. Imirimo nakoze mu isi iranyemera kujya mu ijuru 100%. Ntabikwemerera kuko mu isi wakoreye imitungo. Ariko nibutsa akantu. Amana yanjye pasiteri urandebereje ubundi ngo ndicara neza nkajya mu rusengero nkapfukama nkasaba imbabazi inzoga zanjye ngo ngiye kuzimena.
bari kuyibarira ngo ku ntoki hajya nanjye nzayibarira ku ntoki umwe ibiri itatu umva impanda ivuga rimwe mpita nikorera amakaziye yanjye nta n'imwe nsize nyajyana mu ijuru nk'abandi bose twakorana njyewe n'inzoga zambunyesha ahubwo dododo kaye kanamenetse ariko madamu uyu mutwe wangize injiji ku buryo utanyura ukavuga ngo iminsi ngo uri kwibarira ku ntoki ngo kujya mu ijoro nayibara ibyo byanditswe nanjye ndabizi ko abera tuzakubita impano tugahita tugurukanye byeri zacu sikoro zacu henikeni zacu zose mu ijoro kanakayina mu ijoro baravuga ngo atembamo amata n'ubuki ngewe nta kuntu naba muri iyi si naragowe ndi gukora ibintu byose ngo no mu ijoro nzajya ninywera amata n'ubuki by'inzoga no amata n'ubuki urimo urumva hari karufuro karimo akundi wagiye rufuro tuzajya cyane tekereza nawe uramutse ugiye mu ijoro wamara kugerayo ugasanga uribuka ukuntu heruka gufungwa ugakubitirwa ku murenge w'ibyiheza abandi ngaho niyo mpamvu tugomba gushaka igishoro tugafata byeri tukagenda twikorera akazi wagiye uca keya wa mugani mu ijoro habaye hari nk'abantu bashize bizinesi bitekereze nawe umva nkubwire ntabwo naba ku isi naravunitse ngo ngere mu ijoro nawe nongere mvunike bivuze izi nzoga zose reka nzane akagare kanjye turazipakira zose turazipakira zose nta nimwe turi busige mpfa kuba ngewe nabyiyemeje we manda nivuga rimwe reka tuzipakira ahubwo kugira ngo n'ubundi bitaha ahubwo icyo wikundira mugabo wanjye rwose ntiwigize wibuka gukora ibyiza umurimo waba uzi waba warakoze uyu mwana rwose hari n'abantu nakopaga ubwo urumva ko ibintu nakoze rwose biranyemera kujya mu ijoro wishakiraga ubutunzi siga byose waruhiye mu isi winjire mu bwami bw'ijoro siga imitungo nakoreye ku isi navunikiye ubu se ngezeho nkasanga murahinga wino sha reka tubaye icyo kunywa ingegera zose warazishutse ziraza twakomeje A few moments later. Manurera, 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 manurera. Yeah, dore ya nyanja y'ibirahuri. Yo, dore ya mazu bajyaga ziriya mbuto nta nazibonye munsi we dore ka kanuma we dore zahabu imihanda ya zahabu we dore paradizo dore za mbuto bavugaga iri ni ryo joro twakoreye mana we bakakanyura ukuntu gafite amabara wabibonye mbega ibintu asa undi uri kukabona reba nishimwe cyane mugabanye umurindi nzakuba injuba y'umurindi inyashi na nyashi nyashi na nyashi nyashi na nyashi ingegera zanjye nizera ko mumeze furegisi waba uzize umukaritasi ngo ni nyashi na nyashi nyashi na nyashi nawe mugufi baguterura yego tugomba kujya dutwika uriya mukaritasi babwira ngo mujyane uzi ibintu bigiye kuberayo ariyo ibintu bigiye kuberayo wagiye gupfa nabi dukomeze araje we yarababwiye mwanga kumva nimwakira ingororano yanyu